Mwaramutse neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mwese. Uyu munsi nifuje kubafasha kuri bimwe abantu bamaze iminsi bambaza bitandukanye n'ibyo nashyiraga kuri YouTube channel yanjye, ariko ndabafasha nabyo nta kibazo. Abantu benshi bamaze iminsi bibaza ni gute umuntu ashobora kudownloadinga video ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Facebook, Instagram, kugeza kuri umunota n'abataramenya no kuri WhatsApp ukuntu ushobora kudownloadinga akavideo kandi mu buryo bworoshye utarinze wuzuza application nyinshi muri telefone zishobora kudownloadinga buri kavideo. Uyu munsi rero ndabafasha nkoresheje application kamwe kandi bishobora no kugabanya storage ya telefone yawe. Application ndi bukoreshe uyu munsi niyo bita All Video Download. Ngira ngo muri screen yanjye mo murareba, ngira ngo ku murongo wa gatatu mo murayireba ni ya kabiri yegeranye na gallery. Dutangiye muri A, All Video Download. Iyi application ujya muri Play Store ukandikamo All Video Download, bakayiguha ukayidownloadinga ikabanza ikagera muri telefone yawe. Ushobora kubona imeze gutya cyangwa ukabona nyinshi zitandukanye, byaterwa niyo ushaka, ariko njye nahisemo gukoresha isa gutya. Reka mbanze nyifungure mbere ku kuntu ibimeze interface yayo. Urayikandaho. Iyo ifunguye uhita ubona muri screen, muri interface yayo habasa gutya. Urabona aha dufite Instagram, dufite Facebook, dufite WhatsApp and download. Utu ni tumwe mutwo ushobora kwifashisha urimo kujya ku zindi mbuga. Nkanze kuri Instagram ngo byasaba ko naba ka video kanyene nakabonye kuri Instagram, kimwe nko kuri Facebook, kimwe no kuri WhatsApp. Reka mpere kuri WhatsApp kugira ngo byoroshye. Ninza nkakanda kuri WhatsApp kuko ho biroroshye, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Habanje ibintu byo kwamamaza, buretse bivemo. Urabona muri noza yanjye, muri WhatsApp yanjye, urabona mfitemo image, video and saved. Izi option eshatu. Ubu izi turimo turabona ni image. Iyi image ndamutse nyikanzeho nkayikandaho nayibona, none narangiza nkahita nshobora gukora share, nshobora gukora download, byose byashoboka. Naza hano nkakanda kuri download kuri iyi picture, narangiza deja yarangije kuba saved. Njya kwireba ndasanga yabaye saved. Reka tujye kuri video kubera ko aricyo cyatuzindiye umunsi wa none. Dukande kuri video. Urabona nitujya kuri video ndabona izo narebye ku ma status yanjye. Ngizi ndazifite nyinshi cyane. Izi nizo nabonye abantu bagiye bashyira ku ma status. Nshobora guhitamo imwe muri izi muzo nshaka. Reka dufate nk'urugero rwa kamwe. Reka dufate nk'iyi, mbanze bereke ko ari video. Yaho murabibona ko ni video. Reka nsubire inyuma. Naho nshobora kuza nkakanda download. Urabona ko bahita babingira ko irangije kuba downloaded. Urabona ko hahise hanavaho munsi ya option ya download ivuyeho. Ubu ngubu yarangije kuba downloaded, yabaye saved kuri telefone yawe. Kuri WhatsApp ho ni ibingibi, ntago ari ibintu bihambaye. Reka ahubwo dusubire inyuma turebe kuri Instagram and Facebook. Nizere ko Instagram buri muntu wese yabashije kumva ukuntu ushobora kuyikoresha udakoresheje izindi application nyinshi cyane. Kuri Instagram na Facebook ho ntago uhita ufungura ngo ujye kuri Instagram cyangwa ujye kuri Facebook. Oya, urabanza ukajya kuri application imwe kuri iyo. Reka njyeyo. Urabanza ukaza niba ari Instagram, reka njye kuri Instagram yanjye.
ikandeho. Okay, ngira ngo murabibona ko kuri Instagram yanjye nafunguye hise ngwa kuri Kasuku Media. Urabona naka video ndetse gafunguke gatoya. Reka turi refreshing network. Refreshing network kugira ngo bitworohere. Turategereza gatoya. Yego, yarangije kugaruka. Iyi video rero ya Kasuku ngira ngo murabibona hejuru kuri title ya Kasuku Media Rwanda. Hirya mu nguni hari utudomo dutatu. Utu tudomo dutatu ni two turi bukandeho aha mu nguni ku buryo. Tukanzeho. Urabona baduhaye report, hide, turn on post notification, copy link, share to and unfollow. Twebwe icyo dushaka rero no gukopiya iyi link, iyi option ya kana kakanu ka kane, copy link ukagakandaho. Iyo umaze kugakandaho uno kwa ngo iyi video tuyikoreye copy, turayikopiye, dufite ahantu tujye kujya kuyipestinga ikabirarangiye, link copied yarangiye. Ndasubira inyuma noneho bwo video yanjye nanje kuyibona niriya wenda nahisemo cyangwa n'izindi byaterwa niyo washakaga. Njye kuri application yanjye narangije ku downloadinga ya all video download, nikandeho. Nimara kuyikandaho ndaza kuri Instagram kuko aka video nakabonye kuri Instagram. Fungure Instagram application. Ntago ndaba mfunguye ya Instagram yanjye, ahubwo funguye nka application ishobora kumfasha ku downloadinga kuri Instagram. Ibi ni byo kwamamaza bizaho ariko ushobora kubikuraho. Urabona nkimara kuyifungura ya link ihise mbona ka video kanjye nakoreye copy hahandi kahise kaza hita nkabona muri ya application yanjye. Ubu niyo nakanda download gusa byonyine birahagije. Yarangiye buriya ahangaha ni muri galeri yanjye ya telefone, yarangije kuba saved. Kugira ngo ndebe koko niba kabaye saved, ndajya muri galeri yanjye bisanzwe. Nindangiza inze nje muri video, urabona ko ngakariya hejuru kabanza ngaka. Abanyarwanda muri abagome. Noneho ngira ngo na Instagram ku bantu bari bafite impungenge z'ukuntu bashobora kudownloadinga ka video kuri Instagram, barabibonye mu buryo bworoshye kandi ndimo ndakoresha application imwe ikadownloadinga ibintu byose. Ni kimwe rero na Facebook. Na Facebook nuko naho uragenda kuri video runaka ukayikorera copy, warangiza kuyikorera copy nkuko tubikoze kuri Instagram, ukaza ukahita ufungura ya application ya ewe. Tusubire inyuma. Aho kugira ngo ujye kuri WhatsApp, aho kugira ujye kuri Instagram, ugahitamo noneho Facebook. Iyo uhisemo Facebook hajemo ibyo kwamamaza, reka tubikureho. Urabona naho hari ahantu ugomba gupestinga ya link. Nuko ho ntago twiye tujya kuri Facebook ngo tu downloading iyo dukore copy iyo link tuze tuyipestingemo hano. Ariko iyo wayikopiye uraza ukahita pastingamo hano, ukahita ukanda kuri download, video ikaba saved. Ndakeka akangaka karaza kubafasha ku bantu bari bafite ibyo bibazo, karaza kubafasha kugira ngo mumenye uko ba downloadinga videos kuri social media zitandukanye. Mwakoze kunkurikira, Imana ibarinde.